Ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri Neli ya TV1. Ni kuri Neli ya TV1 hahandi tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, tugaruka ku buzima bw'abasitari bagiye batandukanye, ibyamamare, showbiz, entertainment, creativity, udushya, by'umwihariko ku bamama ndetse n'abakobwa. Abantu mukurikira Neli ya TV1 murabizi cyane kandi mumaze no kubimenyera. Mm, murabizi. Nonaha rero wakwibaza ngo tugiye kuganira ku ki? Nk'uko mubizi, nta musitari uruta twebwe. Abasitari ba mbere ni twe ndetse n'abana bacu. Abo nibo tugiye kuganiraho. Wowe ubwawe uri kundeba, umusitari mbere na mbere ni wowe. Wowe mubyeyi uri kundeba, umusitari wa mbere kuri wowe usibye weho undi ni umwana wawe. Abo nibo tugiye kuganiraho, ntimujye kure, nimuze tubane mu kiganiro cya none, aho tugiye kurebera hamwe ibintu ababyeyi dukora bikagira ingaruka ku buzima bw'abana bacu, ariko mu bigendanye n'imyigire n'imyigishirize, ndavuga ku ishuri. Aho turongera kurebera hamwe ni iki twakora kugira ngo umwana wacu ave mu cyiciro kimwe ajye mu kindi. Ndavuga cya cyiciro abantu dukunze gukoresha kitari cyiza, cya cyiciro tuvuga ngo umwana ni umuswa. Kubera iki umwana tumwita umuswa? Ni iki twakora ngo ave mu cyiciro cy'abaswa nk'uko tubivuga, aze mu bahanga? Tugiye kubigaruka ibyo byose, turarebera hamwe ibyo dukora twebwe ubwacu bigatuma umwana ashobora kutaba umuhanga, cyangwa se mo kimwe bigatuma atagera ku rwego twifuza, ari twebwe twabigizemo uruhare. Nanone kandi birashoboka ko umwana ashobora nanone kutaba uwo weho wifuza, ariko nta ruhare wowe ubwawe wabigizemo. Rimwe na rimwe wenda ari n'uruhare rw'umwana. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe tumenye. Usibye ko kuri icyo nari mvuze, burya uruhare rw'umwana ni ruto cyane, ni gato cyane ku mubyeyi wabereye maso umwana we. Ibyo nibyo kugira ngo tuganireho, tumenye se ni iki twakora ngo umwana wacu nawe yitwe umuhanga nk'uko babivuga. Ni iki twakora kugira ngo umwana amanota yagize ahinduke, ave ku cyiciro kimwe ajye ku kindi, cyangwa se ave ku mwanya umwe ajye ku wundi. Ubwo mvuze kuri ba bantu bita ku myanya cyane, ariko nanone ibyo biragendana n'uko umwana yava ku manota aya n'aya akagera ku manota aya n'aya. Ndavuga kuba yava ku manota makeya ajya ku manota menshi. Ni iki twakora? Ikibazo cya mbere, biba byagenze bite kugira ngo umwana yisange ari kugira amanota make, cyangwa ari muri cya cyiciro abenshi bita ngo ni umuswa? Mbere na mbere nkundira unyumve, ntabwo ari byiza gufata umwana ngo mwite umuswa. Hoya, icyo ni ikintu cya mbere gishobora gutuma umwana wawe ashobora gutsindwa. Ni gute ufata umwana ukamwita umuswa? Icyo ni ikintu cya mbere simusiga gishobora gutuma umwana atsindwa ubigizemo uruhare. Wowe mubyeyi nimba unafite ayo makuru, umwana wawe mu byo yakora ibyo ari byo byose, ntukamwite umuswa, kubera yuko biramubabaza. Nubwo ari umwana muto cyane, ariko hari amagambo tumubwira ntayishimire. Uzarebe ikintu akora neza mu buzima bwacu bwa buri munsi, turetse kuvuga wenda ubwo ku ishuri, igikorwa mu rugo agukorera neza ukamushima, umwana arishima, ubutaha akazarushaho. Urugero, umwana ushobora kumutuma kuri botike, wenda hari ikintu umutumyeyo, noneho umwana aragiye arihuse, uramutumye ahise abanguka. Uwo mwana uramushimye, umuhaye bravo, uzi kwiruka, uri umusirikare. Ubwo mpise nangira urugero ku bana b'abahungu, akenshi bakunze guhita bigereranya ku basirikare. Ahangaha ndi kubivuga kuri wa mwana muto cyane, aba segonderi mumbabarire, ndimo ndavuga ku bana ba primaire, ariko n'aba segonderi tuzabagarukaho. Hanyuma wa mwana iyo umuhaye bravo, uzi kwiruka, uzi kwihuta, uri umusirikare, urakaze, uri umuntu urenze, ubutaha rero bigenda biti? Nimba hantu yahakoreshaga iminota 2, ubundi azakoresha umunota umwe. Ahubwo umucira umugani wundi usekeje cyane, ngo umwana bamubwiye ko azi kwiruka ngo arirukanka arenga iwabo.
ntabwo mbizi umugani aho wavuye, ariko icyo nashakaga kuvuga, wa mwana azabikora neza kurutaho. Kubera iki? Wamushimye, wamuhaye bravo, umuha congratulations. No mu buzima bw'amasomo yo ku ishuri niko bigenda. Nimba umwana avuye ku ishuri, wenda urebye mu makayi ye usanze yabonye zeru, uti mana uri igiswa, ukavuga uti uri idebe, mana amazina nkayo ntashaka njyewe kuvuga, uri inka, ya yandi mukunda kubita. Umwana ahita acika intege muri we, za mbaraga zindi akazibura, nta kuraje, kuko azi neza ko wamaze kumuhereza izina, hari aho wamaze kumuherereza. Arabizi ko ari idebe, arabizi ko ari inka, urumva nta mbaraga zimumutiva, nta kuraje arongera kugira. Kubera iki? Wamaze kumwica hehe? Mu bitekerezo. Najya mu ishuri wenda wamwise inka, najya mu ishuri nyine kuko mayindi ye yamaze kubwira ubwonko bwe ko ari inka, cyangwa se ubwonko bwamaze kwakira ko ari inka. Burya yego ntabwo kiburira kakandi Imana yaturemanye kuko turi abantu nyine, ariko we mu bwenge bwe nanone uzasanga aho ngaho ariho yisanga kenshi, aho kugira ngo akore atere imbere, ahubwo nyine aba azi neza ko n'ubundi we icyiciro cye cyamaze kumenyekana, aho aherereye hazwi. Umwana bitume nyine nta mbaraga ashyiramo ngo ave kuri cya cyiciro cy'abaswa ajye ku bahanga. Kubera iki? nawe urabimumotivamo. Uko umwita umuswa kenshi bituma muri we koko yiyita umuswa, akagira akabyumva akanabyakira, akumva ko ari umuswa. Muzabicunge umwana, akenshi iyo umwana akunda gusuzugura cyane cyangwa utukana, ko tishaho uratukana, muri uyu mudugudu uri nimero ya mbere mu bana batukana. Uzi ko ubutaha abyiga, noneho ubutaha yiga ibitutsi kubera ko yamaze kubona ipeti ry'uko ari we wa mbere. Ibyo bishatse kuvuga kuri cya kintu cyo kumwita umuswa, uko ubivuga kenshi ni uko azisanga, ni uko nguko azisanga. Ahangaha mpasoza, reka kwita umwana umuswa. Umwana si umuswa, ahubwo nimba yabonye zeru cyangwa yabonye amanota utishimiye, we muhe bravo, uti Yesu we, uti wabonye zeru, ariko cyane nk'abana bato muti nabivumbuye impamvu wabonye zeru, wari warangaye. Ubutaha rero ntuzarangara, uzuzuza, ukabivuga mu maso unezerewe, uri happy, nta jisho ry'umujinya ufite, nta gitsure. Wereke umwana uti mana we, wabonye zeru, Yesu we, ubutaha nzaguseka shawe, nongera kubona zeru tuzaguseka. None rero azaza yatinye kubona zeru. Icyaka mvuga uti nakubonye wari warangaye, ubutaha ntuzarangare, uzazana amanota, kandi nuzana andi manota atari zeru nzaguhemba. Icyitonderwa mu bihembo duha umwana, irinde kumwemerera ibihembo utari bubone. Uvuga ngo ndakugurira igipupe kandi uzi ko muri iyo minsi nta gipupe ufite. Ubwo uti nzaguterura, nzakugeza hejuru, nguheke, dore warakuze, ariko nzaguterura nanaguheke. Ibyo bintu azagenda biharanira, kabone n'ubwo ntago azegereza umutima ibyo umubwiye iby'ibihembo uzamuha, ahubwo we azakora aharanira icyo wamubwiye, kumva ko mama azamuheka. Icyo kirahagije kugira ngo akuzanire amanota. Ubwange icyo nakubwiraga ni iki? Nimba umwana yazanye amanota utishimiye, we kumuca intege ngo umukange mu maso urakaye, ngo umwereke igitsure kirenze kuko aragutinya, agira ubwoba. Ahubwo wowe mukosore wishimye, byagutangaje, ariko umuhamo n'inama z'icyo akwiye gukurikiza, unamwereka icyo uzamumarira mu gihe yageze ku byo wowe wamusabye. Ibyo bizatuma umwana akora ashaka kugera aho wamubwiye. Nimba yari yabonye zeru, utafite kuzana 5 akazana 10, akazana n'andi manota ari hejuru cyane. Ibyo bizatuma wowe ubwawe n'umwana mubana mwishimanye, kandi none haza n'umusaruro wamutumye. Ikindi rero twaganira, nizeye ko icya mbere tucyumvishe, reka kumwita amazina. Wimwita amazina umwita umuswa, ahubwo muhe bravo ku ntambwe iyo ari yo yose yaba yateye, kabone n'ubwo yaba ari intambwe ntoya cyane. Iyo umuhaye bravo bikwereka ko n'ejo bundi yarenga hahandi wamuhereye bravo, noneho agakora aharanira ibihembo.
ukanamuhereza ibihembo, umwemerera ibihembo ubashije kubona, aho kugira ngo umwemerere ibihembo utazigera ubona.